kuguha inodiyo waramfashije umuzima warakoze nukuri ubu mukanya hari message nakiriye inshimishije kandi nayibwe na Pastor Labani ndetse na wa musaza Bernard. Nukuri bambwiye ko abana banjye baziga kandi bakiga neza mu minsi isize nawe n'ikigeragezo nyine kwishyura ishuri rya prive biranga bakuramo bajyana muri primaire ya leta. Mbona nyine ntabwo nari nabyishimiye ko nta kuri nari kwigenza ko nta bushobozi nari mfite. Uyu mwanya rero petit frere wanjye amamagaye yuko abana bagomba gusoma. Amen. Wowe mbagazi hano numvise umwuka ambwira ngo Imana iragutabara. Ufite ibibazo bibiri. Cyamara n'icyabana ku ishuri. Yego. Icyakabiri ingeshize kwe. Murantre plantes. Humura. Reka mbivwe mu buryo ku bijyanye n'amafaranga ndabwo uzakurwa n'isoni kuko iyo wasenze ni Imana irahari kandi iravuga. Haleluya. Ku bijyanye n'amafaranga ndabwo uzakorwa n'isoni. Humura. Amavuta y'amafaranga akujeho. Amavuta y'ubutabaza akujeho. Haleluya. Humura rero. Amen. Sibira kuyobora ikiganiro. Bane nawe cyane. Andi kumva nakwigumira ukambwira ibindi. Fata ko ayo mavuta. Haleluya. Ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujya ubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujya ubeshya. Reka mbasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho mwerose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Abe mahanga mumva ikinyarwanda ndabasuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe. Ndiyatuma Imana Concorde reka fata umwanya ngo ushimire abakanze subscribe ukadushyigikira tukatuka umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikandaho nukuri ngusabiye umugisha. Nanjye nabasezeranije batazajya mbicisha urungu. Niyo mpamvu nafashe urugendo navuye Musanze ubundi mu karere ka Rubavu naje kureba umukozi w'Imana umuhanuzi w'Imana Pastor Labani Bizimungu. Amen. Yego Pastor ngo hayikaze. Ni karibu. Murakoze cyane kuduha ikaze kandi tunejejwe n'Imana mu mutima kubona kano kanya keza. Yego ko kuganira n'abakunzi b'Imana n'abakunzi bacu. Yego turi kuri Concorde TV show no kuri Ndumukristo TV. Reka Pastor Amen. Nka CEO wa Ndumukristo TV abanze abayikaze kuri Ndumukristo TV. Duhaye ikaze bene data nabashiki bacu kuri ndi umukristo TV no kuri Concorde TV show. Imana ikomeze kubana namwe kandi ikomeze kubaho umugisha amavuta n'imbaraga no kwera kw'Imana bikomeze gutindana namwe. Turabisi muradukunda natwe tukabakunda ariko twese turi mu rukundo rw'Imana isumba byose. Niyo yadukunze itanga umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo atubere incungu y'ibicumuro byacu. Murakoze cyane tubaye karibu. Gahunda ni subscribe ariko number 1 urukundo kudukunda no gukunda Imana. Imana ibagirire neza. Hano turi mu karere ka Rubavu umurenge wa Nyundo mu kagari ka Mukondo. Turi ahantu hari natire nziza. Ibi ni byiza bitatse u Rwanda. Ibi ni byiza bitatse u Rwanda. Iki turi kureba ni icyayi. Amen. Iki ni icyayi rwose cyo mu ruganda rwa Pfura. Turaba hano ku cyayi twebwe tujya dusoroma tugateka. Koko uzi uburyo kino cyayi kitanyuze mu ruganda kiba kiryoshye kuruta ibindi niba utabizi. Oya ahubwo nje ndakwibikiye. Ni no muti buriya twakibwira bene data. Ndakwibikiye impamvu kuki ibiganiro twabikoreraga iwawe mu rugo. Umurenge wa Rugerero kagari ka Rugero mu mudugudu wa Rukingo. Yego. Ukantekera ikawa.
none kuki umunsi wanzanye ngo tuyikore hano ku cyayi nyine urabona ikawa twari tuyimenyereye tugomba gusimbuka tukajya aho icyayi kiri mu uyu murenge haboneka icyayi kugira ngo abakunzi bacu nabo tubasangize ku cyayi cy'u Rwanda mu uyu murenge wa Nyundo hano mwaka karere ka Rubavu. none si ikawa wantekeraga naje iwawe ikawa rero twayikuwe umunsi nizega icyayi nacyo uyu munsi turanywa amayani y'u Rwanda nubwo n'ikawa ari y'u Rwanda twanywaga ariko byombi birashoboka kandi biratubereye. uyu munsi gahunda ni icyayi rwose. Imana ishimwe cyane, ihimbazwe, Imana ishimwe cyane. abana mwegere ruguru. Yego, Imana ishimwe rwose. Fata telefone hari akantu nkoherereje. Nakumvise. Telefone akawe nakoherereje. Nakumvise. Wakumvise? Nakumvise ni umuntu ushima. Ko ndi gushaka? Ni umuntu ushima. Ko ndi gushaka ugapureyinga. Ndi gushaka ugapureyinga kanumve. Pasika nziza kuri we n'umuryango. Yavuze gake cyane. Nteye kuguha inaudio. Waramfashije umuzanye warakoze ibintu. Nukuri ubu mukanya hari message nakiriye inshimishije kandi nayibwe na Pastor Labani ndetse na wa musaza Bernard. Nukuri bambwiye ko abana banjye baziga kandi bakiga neza. Mu minsi ishize nawe n'ikigeragezo nyine kwishyura ishuri rya prive biranga bakuramo bajyana muri primaire ya leta. Mbona nyine ntabwo nari nabyishimiye ariko nta kuri nari kwigenza ko nta bushobozi nari mfite. Uyu mwanya rero petit frere wanjye amamagaye ambwira yuko abana bagomba gusoma. Amen. Amen. Yego, Imana ishimwe. Icyo numvisemo hari igihe audio bashaka kuba batayumvise neza, ariko uyu ni umuntu wampamagaye kuri Pasika. Kuri Pasika ambwira ati Concorde reka ngushimire. Yego. Ni umukunzi wa Concorde TV show. Twari twakwanye ikiganiro. Arangije ikintu yambwiye, ati mu bantu uzana abantu bitaba cyane. Akanagwa gahunda akayubahiriza. Ntabwo ndi gushashiriza uko turi kumwe. Ati ni Pastor Labani. Turagerageza. Ati aragira. None arangije anyoherereza iyo audio ngira ngo wayumvise. Nayumvise. Ari gushima Imana uko wamuhanuriye yuko abana be bagiye gusubira mu ishuri ryiza. Yego. Uko baravuye mu ishuri ryiza bajya muri tari ryiza kuri we. Kubera ubu ngo bimuhanure sinzi niba byibuka hari uwo ndabyibuka kuko yaguha ka message nanjye arakambereza. Yego. Niyo mpamvu karebye nanjye ngakareba. Uyu muntu yari mashima Imana. Yego. Hari mashima Imana ku by'Imana yadukoresheje kandi iracyana dukoresha. Yego. Yari mu bihe bibi by'inzara. Yari mu bibi tekereza kuba ufite inzara abana ishuri bigagamo ukabamanura kugira ngo bajye kubyira ubushobore kubonera ubushobozi. Ariko ndasenga bati hoya ndabye Imana yacu imanura, Imana yacu irazamura. Oya hogira nge cyakora keretse wacumuye ariko niba umutima wawe utakurega ikibi. Yego. Bino byabaye ni Satani agira ngo wiganyire wihebe. Yego. Ariko Imana yacu yo ndabye tumanuraho ko iratuzamura nayo gahunda yacu. Haleluya. Ubwo re ibi ndabikubwiye mu mezi tarenze 15 urabubonye umuterangunga abana bawe ndetse naho bigaga bashobora kwiga aharenze kubera ko Imana yabikoze. Imana yaje gukoresha mwe muri bene wabo batuye abana bameze batiti ndakunda babayeho. Ndagira mbira abakonzi bacu muke muvuga nibibazo bihari. Mwe ngamakuru ngo ni meza abanyarwanda niko tumeze kandi wapfuje urukurira ngo amakuru ngo ni meza. Oya niba ari meza mugira ngo ni meza, niba ari namabi mu byati wapi naburaje buryo icyo kirahagije. Niba afite icyo agikoraho kandi niba ndanacyo agusengere. Ngo uyu muntu ndacyo nabite cyo kugikoraho ariko namubwiye ngo kuko nizeye Imana yanjye umuremyi w'ijuru n'isi tugiye gusenga Imana icinzira nguko maze kubikubwira ndabye Imana yacu imanura. Iyo ukiranuka ukayoka gendana nayo irazamura. Bino rero byakumanuye nakawungi kaba yabuze. Oya ibi ndabiri mu gushaka kw'Imana hoko kadusenye ibintu bisubire mu mwanya wabyo. Byasuye mu mwanya wabyo biranarenga kubera Imana. Imana yani habwe icyubahiro.
nibura uyu nge nuwabinyujijeho hari n'abaceceka nge ntibambwiye noneho hari n'abatamenya gushaka nimero yawe bagahita babona izacu yego ukaba yaguhamagaye ukamusengera agasubizwa n'ubundi ni wowe ahita abwira uyu we byaranamurenze nanjye arabimbwira hari benshi bajya baceceka nta wundi uheruka kuguhamagara ati nimero yawe nayibonye kuri Concord TV show ndaguhamagara uransengera urampanurira none ibyo wampanuriye byarasohoye ukomeza twivugira barenze umwe barenze babiri barenze batatu barenze batanu baduhamagara bakavuga ati nari ndwaye wansengeye ndwaye ariko kugera ku uyu mwanya natangiye gutora agatege wambwiye bino mbona ndanzira ariko kugera ku uyu mwanya nabonye ikiganza cy'Uwiteka Imana atangiye gukora imirimo n'ibitangaza byayo buriya hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo sinabona uko mbivuga sinabona uko mbirondora sinabona uko mbivuga ni Yesu wangiriye neza haleluya Imana ishimwe cyane none nawe we kokoroti wararirimbye mu ndirimbo zawe ngo ntabwo igibesha Imana ntabwo igibesha isezerano irasohoza ntabwo igibesha ngo ndabye Imana yakubwira imodoka ngo nyuma ngo biyica ngiguhe igare Imana yavuze imodoka bari imodoka yego yavuze ngo ndagukijije ibigukijije yavuze ngo nzabyikorera ibizabyikorera yavuze ngo nzatabara mu buryo bumwe cyangwa ubundi twagiye tubona Imana itabara kokorode we nawe dukurikiye twagiye tubona Imana itabara bikomeye biteye ubwoba twagiye tubona Imana itabara kandi nawe Imana iragutabara wowe mbagazi hano numvise umwuka ambwira ngo Imana iragutabara ufite ibibazo bibiri cyambere n'icy'abana ku ishuri icya kabiri ngishize kwe le degré murantre plantes humura reka mbivuge mu buryo ku bijyanye n'amafaranga ntabwo uzakorwa n'isoni kuko iyo wasenze ni Imana irahari kandi iravuga haleluya ku bijyanye n'icy'amafaranga ntabwo uzakorwa n'isoni humura amavuta y'amafaranga akujeho amavuta y'ubutabaza akujeho haleluya humura rero subira kuyobora ikiganiro Imana ibane nawe cyane ndi kumva nakwigumira ukambwira ibindi fata ko ayo mavuta haleluya Imana ishimwe cyane ndabyo Imana igibeshya nukuri yesezeranije irasohoza nukuri kuba byemera no kuba atabyemera Imana yacu dufite irakora Imana yacu dusenga irakora nukuri mu gihe cyayo muri 2000 natangiye ikinyamakuru cyandi umukristo muri 2020 David akajya mfasha kajya mfasha gake ejo mu mwaka washize 2025 nibyo Imana yaje gukoresha umwe mu bantu tubana muri groupe Imana imuhiyerekwa ibona banguriye kamera agira abandi bakeya abisangiza bati pastor tukubona gake cyane kubijyanye n'umurimo w'Imana none niki twakora baramfashije uyu munsi ndafite ibikoresho uretse ko nanjye ubwanye nkikibye kugira ngo njye mbitunganye bitwaganiriye abatumirwa njye mbyishiriraho ariko munyetege mu minsi iraza turi kumwe akantu ku kandi njyewe ndimbo ndasenga ngo Imana imbe na live tujye dusengana turi live tujye dusengana turi live tuvuge ngo yenda ni 3:00 za nimugoroba kugera 5:00 turaba turi live muri Amerika Aziya Oceania hirya no mu bigane itandukanye abazashobora kudukurikira tujye tuvuga Imana indwara tuzikubite mademone tuyaceke mu izina rya Yesu haleluya indwara tuzitegeke n'iziri Burayi Australia turazitegeka zikatwumvira kubera Imana igahabwa icyubahiro Yesu atwegere cyane ubwo mperuki wawe twarasenze mu materaniro kavuga ntabwo umva hari ibindi byabaye na nyuma yaho imbaraga ntabwo nawe kukavuga na nyuma hari ibindi byabaye
twarasenze Eh. wa gatandatu saa 12 aha dusoza amasengesho nka saa 4 hari abantu benshi ubwo mba nirambitseho kuko nari naraye iwawe mba nirambitseho ubwo nyuma mu agatotsi kafashe numva umuntu yewe ntabwo muvamo ndamujyana aho rero isengesho ryari rikubise umudayimoni ubwo numva namwe mugatokesheje mba ndakangutse ubwo mbona n'umukobwa wafashwe n'abadayimoni Tugani rero abajinga kwabo namuvuyemo bakanjamora wakiyirukira ahita kwaraje aya rura rugamba ubundi ndawurwara urwawe shaka ibyawe n'ukuyobora ibiganiro hano shaka kwirukanika urumva yego shaka kwirukanika abajinga bavuye mu wa mukobwa uko nabagiye kandi bibaho hari igihe bagusuzugura rwose bagasuzugura umuntu bagasuzugura umuntu batariko rero tubuzaho tujya kimwe ngazangurube Yesu yirukanye azitwikishije isengesho zirabati nyakubahwa bose Kristo turabikuzura umwana w'Imana urakomeye ndahandi twagereka tujye mu ngurube ibyo ni ibyabaye ndi kwirebera sibyo yego ziriya mbaraga mwazikuye he so kwirukana uriya mudayimoni ziriya mbaraga ni za Kristo hari ndawundi ziriya mbaraga ni za Kristo ziriya mbaraga ndahandi twazikurane muri Kristo wenyine sadepa ko yarabitubwiye muri Mariko 16 ku murongo wa 17 yavuze ibintu bine ngiye kuvuga icyambere yavuze ngo ibimenyetso bizagenera n'abizera nibi nuko bazakandagira inzoka na sikoropiya icyo ni icyambere icya kabiri aravuga ngo nemunywe ikintu cyica ndacyo kizabatwara icya gatatu aravuga ngo kandi ibiganza byanyu nimubirambika ku barwayi bazakira icya kane aravuga ngo muzirukana ingabo z'abadayimoni mu izina rya Yesu ngo kandi ibimenyetso n'ibitangaza byagendanaga nabo bikagomba gushyigikira ijambo ryavuye mu bigishwa uyu munsi Petero ndawugihari Yohana ndawugihari Yakobo ndawugihari Matayo ndawugihari na Luka kandi bara 12 bose ndagwari ko birukanya abadayimoni ibyo nabyo mubimenye bose ndabwo ariko basengera indwara ngo zikire yego cyakora baruka baranditse ariko ndatumura igitangaza cya Luka ubu ndabirukanye abadayimoni cyane si Petero na Yohana Petero na Yohana abo ngabo rwose bari bafite izo ngabire bari bazibitseho na Yakobo nawe akazamo buke rimwe na rimwe ariko Petero na Yohana yo bibutse bageze ku irembo ryitwa ryiza yego uyu munsi rero ni Zirabani yego ni uhari Zirabani ni uhari meki kinyeshana muri uyu mwaka muri uku kwezi ni uhari yego ni wa Kristo ashaka gukoresha Mana ikomeze badore mugisha Pastor Mani kongera imbaraga amen ndazakiriye mu izina rya Yesu ndazakiriye mu izina rya Yesu Kristo katujye umwanya w'ijambo ry'Imana amen urakoze cyane ago atugenda none se ijambo ry'Imana niryo buzima niyo dusenga rega duhagarara mu ijambo ry'Imana ngaho Mariko 16:17 twahagararamo twamara kuhagararamo tugahagarara ku icyo cyanditse na Yohana 14:12 naho tukahagarara kuko Yesu yavuze ngo nukuri kuri mwebwe abanyezeye yego emirimo ngora muzakora niyeruta kuko njya kwa data yego haleluya amen iyo rero ni favor Yesu yadusigiye kuko we yarema duha misiyo aravuga ngo njyewe ndasubira kwa data misiyo 5 ndayirangije ariko namye misiyo rero muzakomerezaho nari ngereje ebyo ndakoze musasigara mu bikoro koko nyari gihe nibaza tuzakora ibirenze kuzuka Yesu yarazuye yego tuzakora ibirenze kuzura haleluya amen Yesu yagenze hejuru y'amazi tuzakora ibirenze kugenda hejuru y'amazi ibyo ni Yesu bizi kuko umurimo nuwe no gukoresha nokwe muri twebwe turi bikoresho ngo Yesu adukoreshe bityo Uwiteka ahabwe icyubahiro Imana yacu ikomeze kubana natwe cyane reka turebe ijambo ry'Imana hano mu gitabo
cya Mose cyitwa Kuva. Igitabo cya Mose cyitwa Kuva mu bice byaho 2 k'uyu murongo waho wa 23 uransomera niba wahageze. Abisirayeli batakira Imana irabumva. Abisirayeli batakira Imana irabumva. Hashize iminsi myinshi. Umwami wa Egiputa aratanga. Abisirayeli banihishwa n'uburetwa babakoreshaga barataka. Gutaka batakishwa n'uburetwa kurazamuka kugera ku Mana. Imana yumva umuniho wabo. Yibuka isezerano ryayo yasezeranije Aburahamu na Isaka na Isirayeli. Imana ireba Abisirayeli imenya uko bameze na Imana ikurebe. Imenya uko meze. Ikibazo ufite Imana ikurebe. Ibigeragezo ufite Imana ikurebe. Uburwayi ufite Imana ikurebe. Ako genda gasaza ufite Imana ikurebe. Ya mugabo, ya mudamu, abana babuze Minerivara, Imana ikurebe. Babagaruye, Imana ikurebe. Ubwo burwayi maranye imyaka, Imana ikurebe. Niba yararebye Abisirayeli bari mu Egiputa, ikabareba ikamenya uko bameze, mushiki wanje Imana iraje kurebe. Urwo rubanza Imana iraje kurebe. Ayo maganya Imana iraje kurebe. Ubwo burwayi baguye transferi Imana iraje kurebe. Ubwo burwayi ndetse na dogiteri yabwiye ngo tahuje mu rugo, buriya we byamucanze byamunaniye, ariko Uwiteka aje kukureba. Imana ishimwe cyane. Komeza. Yakomeza ngo nsomere 24. Yego. Imana yumva umuniho wabo. Yibuka isezerano yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana ishimwe cyane. Bari konyumva. Haleluya. Turashima Imana cyane kuko ni Imana y'imiryango, ni Imana y'ibisakuru. Bibiri yivuga iki? Ngo mbora abana gukiranirwa kwa basi, ngazamuka ngagira kubuzukuru n'ubuvivi. Bishavuga ngo rero niyo wakoze neza, Imana ireba gukiranuka kwaso. Kwa gukiranuka kwaso kukaza kukakugeraho nawe uyu munsi. Njya nezezwa cyane iyo nasuye papa Kokorode, papa na mama baracyariho. Ariko bajya bambwira bati mwana wanje uri gukorera Imana ariko biri mu gisekuru, kuko sogokuru wawe ari mu bantu batanze ikibanza bubakaho urusengero. Uyu munsi urwa rusengero rurahari. Sogokuru wawe yari umujyanama mukuru, yari umukuru w'itorero, afatwa n'imbaraga z'Imana, atanga hano hanini hagiye kuba hegitari kugira ngo bahubake inzu y'Imana. N'uyu munsi harari. Nanjye wavutse ndi umukristo, no mukuru w'itorero, nabatoje ibyo nari narashoboye kuba mfite. Haleluya. Mbana nabyo. Uyu munsi rero kuba yitwa pasiteri, witwa umukozi w'Imana, witwa umuhanuzi, umwana w'Imana, ntabwo rwose ntabwo ari ikindi kibazo. Ahubwo biri muri karande. Mbibutse ko ari karande nziza, hakaba na karande mbi. Mana yacu ishimwe cyane. Biragoye umwana wo kwa perezida kuzakena, biragoye umwana wo kwa minisitiri kuzakena. Ni karanda y'ubukire, ni inshingano z'ubuyobozi. Izo bazajyana nazo. Levo de Clarime. Mwana w'umuhinzi arahinga, mwana w'umuyobozi arayobora, mwana w'umuvugabutumwa arabwiriza. Ngira ngo kuba dukurikira kuri Ndi Umukristo TV, hari ibiganiro bya mukobwa wanjye n'iby'abahungu banjye muzabibona mu mese izaza, muzabibona sukubesha. Mana yacu habwe. Izo ngizo ni karande nziza zigenda zidukurikirana. Ariko ndagira ngo nibwirire ababyeyi mudukurikirano, abagabo n'abadamu, niba urara muri kabari, ukarara muri kabari, ibyo ukoraho ngaho muri kabari, yewe mugabo, wowe uca inyuma ya mugore wawe,
ukararana none indaya n'ejo ukararana iyindi. Iyo umuhungu wawe biragoye ko bizamucika, umukobwa wawe biragoye ko bizamucika, umukobwa wawe nawe bizamubaho, umuhungu wawe nawe bizamubaho. Nyuma y'ibyo rero cyagiye wowe warabaye rukokore, uri umusaza w'imyaka 70-80, nda muntu ukikwiteza. Abana bawe bazaza bakuririre avuga ati papa mugore yananiye, mugore yananiye. Ati papa mugabo yananiye, yagiye mu bandi bagore. Kuko ni wowe wabitangije, ni wewe wabiteye, ni wewe wabiteye. Bano bantu rero b'Abisiraheli docunguje uburyo umwete, docunguje uburyo umwete. Imana yebutse igisekuru iravuga ngo Abisiraheli nabahaye isezerano, mvuga ko nzabagirira neza. None baheze ishanga, bari gukoreshwa uburetwa. None gutaka kwabo ubwo kungezeho nibutse isezerano. Haleluya, haleluya. Mushiki wanje, Imana yibutse isezerano. Mwene data, Imana yibutse isezerano. Ndakubwira ukuri ngo uratabawe. Imana yibutse isezerano, iraryibutse, so gushidikanya, iraryibutse. Niba arakubwiye ngo abana bawe baziga, Imana irabyibutse. Niyarakubwiye ngo uzakira iyo ndwara, Imana irabyibutse. Niyarakubwiye ngo uzagenda amahanga, Imana irabyibutse. Levone medegre, Imana irabyibutse, Imana irabyibutse, Imana irabyibutse. Reka nsoze, ariko nongere ngaruke ko uyu mugabo uri kurara muri kabari. Nongere ngo ugaruceho iyo baye waroze ibintu uri gukora. Buriya gutyo uri kurema igisekuru. Niba ari kibi uri kukirema, kwanza ni kibi. Ariko yewe mugabo, niba utaha kare ugahaha ukaganira na madamu wawe, abana baba babibona, kirana igisekuru nacyo uri kurema kandi cyiza. Mana yacu habwe icyubahiro, Mana yacu tugirire neza. Ndafite mama na papa nabye ko mbafite, narinze nava mu rwano bakurwanye, nabonye barwana rimwe kokorode. Nge nta narimwe nabonye barwana rimwe, ikintu bapfuye munyemere ngivuge. Mama agiye mu gakungu hamwe n'abandi badamu, bamwigisha kunywa itabi. Ubugoro bwabugora abadamu babajundika mu majiko, barabemyegesha kuko papa atumvikanaga nabyo. Baryamye kumva mu cyumba harimo akantu katameze neza. Siri itabi ko ndanywa itabi, iyi tabi riva hehe? Akamucunga yasinzira akagenda akumva gashashe kari kubamburana. Twagiye kuba turyamye tumva rurahubukanye. Atezana ibyo bintu mfite, zana ibyo bintu mfite, zana imyenda byo mfite. Akashashara kamwaka kitabi kitore we. Ibi bintu wabyize kuva mu kwa kangahe kugera ryari? Ramu yateoya mutware wanje mbabarira. Nibanaka nabanaka bari babingisha, ariko kuva uyu munsi nanjye sinzongera. Cyakora nawe abireka uwo munsi. Twari bakuru turagenda turabakiza barakiranuka. Ariko icyo biba ye mugabo, yewe mudamu, icyo biba niba ari cyiza Imana ihabwe icyubahiro, niba ari na kibi wihane. Ariko Imana ibuka isezerano, yego, Imana ibuka isezerano. Reka dusenge Imana, yego, reka dusenge Imana. Mwami Imana yacu, amen, ndagushimiye cyane, izina ryawe nirishimwe. Uri data wa twese uhoraho, uri mwiza kandi uri mugari, migambi ya n'iteka ryose iyo ufuza biraba, ni utegetse biratungana. Mbere ya byose data mwiza, sengeye bashiki bacu, babande twandikirana bamaze kumenya iri zina Labani. Data nongeye kubasengera, babandi barwaye, babandi baprayenze, babandi data batwese myiza bashomereye, babandi barwaye, babandi bafite ibibazo bitandukanye, babandi twavuganye no mu gitondo, babandi twavuganye ejo. Mana urabazi, ni babadamu, ni babagabo, ni babasore. Mana bagereho, kiganza cyawe kiwakize, kuboko kwawe kweza kubaremera imirimo n'ibitangaza byawe. Urakoze kumva gusenga,
urakoze kumva gusaba kwacu. Babakobwa ubagereho, babakobwa mwami wasezeranije ubukwe Mana ubagereho, babakobwa mwami baheze mu rugo Mana ubagereho, babasore data babuze akazi ngo babone ingwano Mana ubagereho. Mana urakoze kumva gusaba no gusenga kwacu, tubere Imana tubere umucyo. Ndabize isezerano risohoye niryo rivamo gushima. Tindana n'abawe barengere muri byose, niko dushima Imana mu izina rya Yesu. Amen, amen. Amen. Pastor Mani gumugisha tuganye musozo w'iki kiganiro katugusabe utange nimero kandi twibutsa abadukurikiye abakunzi ba Ndi Umukristo TV bakande subscribe kuri Concord TV show, abakunzi ba Concord TV show bakande subscribe kuri Ndi Umukristo TV, ubundi bwami bw'Imana bwamamare. Utange nimero uzagukenera zago yenda kuba tafite ni 0788 24 53 8 iboneka kuri WhatsApp no muri Momo, ibamo imazemo imyaka myinshi no muri Momo hose ibamo. Mana yacu ni habwe.